Reka dutekereze umunsi umwe ubyutse watinze bidasanzwe, nta radio iri kuvuga hanze, nta rindi jwi rihari uretse umuyaga gusa, nta ndege n'imwe iri guca mu kirere, ndetse igitangaje cyane ugasanga nta muntu n'umwe uri ku gasozi. Umunsi wose ukawurangiza nta muntu ubonye, ukabona umugoroba uraje ndetse ijoro rigatezamo utongeye kubona umuntu n'umwe. Muri 2008 hasohotse filime yitwa I'm the Legend yakinwe n'uwitwa Will Smith, ndetse icyo gihe niwe muntu wenyine wari usigaye ku isi muri iyo filime. Mu by'ukuri igitekerezo kwisanga uri umuntu umwe ku isi cyangwa se uri wenyine ku isi cyajya kigaruka imitwe y'abantu benshi. Muri iki gihe aho buri wese yibaza nko kuba abantu bose yasanga bapfuye bishwe n'icyorezo runaka, ugasanga ibi ari inzozi mbi kuri bamwe, ariko ku rundi ruhande bamwe babyita paradizo. Impamvu bamwe babifata nka paradizo bavuga ko kuri iyi nshuro baba babonye umwanya mwiza wo gukora ibyo babuzwaga gukora mu buzima bwabo. Muri make buri wese wemeza ko yaba ari muri paradizo avuga ko yaba asigaye ari imana ye, cyangwa se yaba asigaye ari imana ku isi cyangwa umwami ariko utagira abayoboye. Bemeza ko baramutse basigaye ku isi bonyine mu biganza, isi yaba iri mu biganza byabo, baba bafite umukoro ukomeye wo kubaka isi nshya iri mu ishusho yabo. Ariko wakibaza uti se ibi bibwira byaba ari ukuri? Kugira ngo bimenye neza nuko yakibaza uti ubundi umuntu asigaye ari wenyine ku isi cyangwa se asigaye ari umwe ku isi yamara igihe kingana icyo akiriho ari muzima? Kugira ngo usobanukirwe nuko uri bubanze ukajya mu mibereho y'umuntu wo mu kinyejana cya 21 turimo uyu munsi. Kwicara uri umwe ukibuka ko utakiri kumwe n'abo wakundaga ndetse n'ibindi byinshi wakwibaza mu buzima wabagaho mbere, byonyine byatuma riba ihurizo rikomeye ko nawe wabaho igihe kinini utarashira mu mwuka rwose. Muri iyi minsi usanga umusore w'agatuza yirirwa n'umuziki mu matwi, inkweto ze zihanaguye ndetse zisa neza cyane, ubundi agataha iwabo bakamugaburira. Ndabeshya se? Umukobwa w'inkumi mwiza cyane yirirwa ari kuri telefone ategereje umwe mu bamukunda ushobora kumwohereza amafaranga yo gukora umusatsi we cyangwa se kugura indi telefone nziza. Ngaho noneho fata umuntu muri aba tuvuze yisanze ari wenyine ku isi. Nta yandi mahitamo afite uretse gukoresha imbaraga z'umubiri we gusa kugira ngo yibesheho. Banza byagorana cyane ko yamara ikindi cyumweru agihumeka. Ubusanzwe ibintu byangombwa umuntu akenera ku isi harimo amazi, ibyo kurya ndetse n'aho kuba. Kuri inshuro banza aho kuba hataba ari ikibazo, kubera ko isi yaba yuzuyemo inzu nini kandi nyinshi nziza kandi zitarimo umuntu n'umwe. Ubyibuke, ikibazo cyaba ari ukuvuga ngo ese ni gute umuntu umwe yaba muri etaje nini nk'iriya? Ikindi gikomeye, ese wabasha kujya ubyuka muri iyi nyubako nziza ubundi ukajya gushaka ibigutunga uri wenyine? Icyo ni ikibazo rwose. Bivuga ko hano nta muntu n'umwe waba ugufasha ikintu na kimwe, ndetse nta no kuganira kuko waba uri wenyine. Bya bindi buri mu cyumba ukavuga ati reka mpamagare kanaka, reka ibyo ntago bikibaho. Ubusanzwe umuntu ashobora kumara ibyumweru 6 atarabona ibyo kurya, ariko nanone umuntu ntashobora kurenza iminsi 6 atarafata amazi yo kunywa. Impamvu tuvuze ibi nuko uramutse usigaye ku isi wenyine byasaba iminsi mike cyane aya mazi tubona muri za rubine agahita hagarara. Si ibyo gusa kuko n'umuriro byagenda uko. Ibi byaterwa nuko abantu bari basanzwe batunganya cyangwa bagakoresha inganda ziduha amazi n'amashanyarazi baba batagihari. Bityo rero iminsi mike cyane ikibazo cyaba ku ruganda rw'amazi cyatuma wowe aho uri amazi atakugeraho. Niba wibaza ko wasigara utunzwe n'amazi abitse mu bigega, wibuke ko nayo yamara iminsi mike agahita apfa bitewe nuko nta miti ahiterwamo. Icyakora hano waba ugifite amahirwe yo kunywa amazi afunze mu ducupa, bikagusaba gufata urugendo ukajya kuyashaka mu maduka.
ni nako bimeze kuko uramutse ugezeyo wasanga y'amazi menshi afunze mu makarito ukinywera ndetse ukagumana n'ububiko bunini cyane. Kubijyanye no kurya kandi amasoko yacu agezweho asanga acuruza ibyo kurya bifunze neza mu macupa, aho twavuga ko nk'inyama, amafi n'ibindi, ariko wibuke ko ibi bigira igihe bizarangirira, gusa byagutunga imyaka itari munsi y'10. Icyakora hano byakugora kubona ibiryo bitetse bitewe n'uko ari wowe wenyine waba usabwa kwitekera. Ivuga ko nta resitora zaba ziri gukora. Wa muntu wacu arokotse byaba bimusaba kujya gushaka ibyo ateka ndetse n'ibyo cana, kandi twivuge ko hari igihe ari wa muntu utaramenyereye akazi na kamwe yarakuze iwabo bamukorera byose. Ngahibaza umubwiye uti jya kuroba ifi uzuyiteke, sinibaza ko yabikora. Nta nubwo azaho yahera. Uko iminsi ishira, ibyumweru, amezi cyangwa imyaka bihita, ikibazo cyarushaho gukomera kuko wakoreye mu mujyi yaba atangiye kuba mu cyaro, bitewe n'uko ibyatsi byaba bitangiye kwinjira mu mujyi mu myaka mike cyane. Mu gitabo cyiswe The World Without Us cyangwa se Isi twe tutayirimo, cyanditswe na Alan Weisman, cyagiye kigaruka cyane ku bintu byaba mu gihe abantu baba bashize ku isi. Muri iki gitabo umwanditsi yerekana ko uburyo abantu baramutse bashize ku isi bitatwara imyaka myinshi kugira ngo ibikorwa bya muntu birimbuke bisubire ku butaka. Nubwo zimwe mu nzu twubatse zishobora kuramba imyaka myinshi, ariko nazo byarangiza zigushijwe hasi n'umugezi, amazi ndetse n'ubushyuhe, kuko nta muntu waba hari wo kuzitaho. Amabati yose nakubwira yatangira kuvaho, amakara kumuka, umuswa ugatangira kujya ibiti bizubatse ndetse na sima igatangira kwinjirwamo n'ibimera, bikarangira inzu isenyutse. Wa muntu wasigaye byamusaba gushakisha inzu zubakishije amabuye gusa, kuko niyo bizwiho ko akomera kandi akaba imyaka yose. Uyu muntu wacu warokotse hari ikindi kibazo gikomeye yahura nacyo: umucyo wa nijoro ndetse n'umuriro. Bitewe n'uko habashize igihe inganda zitanga amashanyarazi nta muntu uhari wo kuzitaho, insinga zizana umuriro zashira zikawura, ibice byose bikazima. Niyo hahita hakaza moteri zitanga amashanyarazi, nazo zizamara iminsi myinshi kuko amavuta yashiramo zikazima. Ntago zizamara iminsi myinshi rwose. Nitwakwibagirwa ko kandi imijyi yose yaba iri kurengerwa n'ibihuru, ku buryo no kubona inzira yo kujya gushaka andi mavuta byaba bigoranye cyane. Si ibyo gusa, bitewe n'uko isi kuri ubu yuzuye inganda nyinshi zikoresha imbaraga za kirimbuzi, nyuma y'igihe izi nganda nta muntu uzitaho byagereza imbaraga zigaturika. Wa muntu wasigaye ku isi agize amahirwe akaba atari hafi y'uku guturika, wenda yasunika iminsi da. Ku bigendanye n'ubuzima bw'uyu muntu kandi yaba afite amahirwe yo ko nta bandi bantu bahari bo kumwanduza indwara. Icyakora ibyago bikomeye yaba afite nuko yaterwa n'indwara kabone niyo yaba yoroheje, urugero nko kuvunika ukuboko, gusa byatuma ajya mu byago byo gupfa, kuko mu gihe yaba asanzwe nta bumenyi afite bwo kuvura imvune ntoya, ishobora kumubyarira ikibazo atazigera arokoka rwose. Ndabizi ubu benshi baravuga bati isakoro uyu muntu yaba yarakize kuko ntiyabura imodoka agendamo. Reka nkubwize ukuri, koko ariko nibyo, yego yaba agenda mu modoka, ariko ntabwo ari iby'igihe kinini rwose. Ariko nanone burya imodoka zishobora kwihanganira kuba zidakorwa, zitoga ndetse nta yandi mavuta zijyamo, urebye nazo. Bivuze ko mu myaka mike cyane wa muntu wacu ntiyaba akibona imodoka kugenderamo, kuko nyinshi ziraparitse, zaba zitangiye no gufatwa n'umugese ku buryo byagorana kubona izishobora kwaka. Uretse kandi kubona imodoka nyuma y'imyaka itarenze 20, ya modoka ntiyaba ikibona aho inyura, bitewe n'uko imihanda yaba yaramezemo ibiti binini cyane, ndetse hafi ya yose ntiyaba itandukanye n'amashyamba. Kugeza ubu imyaka 50 ishize, wa muntu abashije kuba akiriho yaba asigaye aba mu ishyamba, ndetse byamugora kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga, bitewe n'uko umuriro w'amashanyarazi nta waba uhari, internet ntayo. Urebye yaba asigaye arwana no gushaka ibimubeshaho gusa. Muri make rero
uyu muntu wacu mu minsi ya mbere yabanza kubaho neza aryohewe, ndetse kenshi akagira n'ibitekerezo byo kubaka isi nshyashya. Yaryoherwa no gutwara imodoka ku muvuduko yifuza na polisi itamuhagarika, akambara imyenda yose ashaka gusa ntawe umubwira ko aberewe. Ariko mu myaka mike inzozi zose yari afite zatangira kuzimira, agatangira guhura n'inzara, inyota, ibyorezo atari bwikuremo, ndetse n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere. Uko imyaka igenda iba myinshi, wa muntu yatangira kubona ikiremwa muntu kitararemewe kuba cyonyine. Yabona neza ko akumbuye ubwoko bwe yamenyereye kubana nabwo. Yatangira kubona bwa butunzi bw'isi twajyaga turwanira ntacyo bumaze, ndetse agatangira kwibera inshuti n'inyamaswa. Gusa bwa nyuma na nyuma, umuntu umwe aramutse yisanze ku isi ari wenyine, byarangira abonye ko byaba ari ukuzimu kurusha uko byaba ari paradiso. Ese wowe byagenda bite uramutse wisanze ku isi wenyine? Ese wabigenza ute? Bimbwire muri comment.